Igitabo cya Esiteri ni kimwe mu bitabo byo muri Bibiliya bitera amatsiko kandi bishimisha. Inkuru ivugwamo yabaye mu myaka 100 nyuma y'Abisiraheli kujyanwa mu bunyage i Babuloni bakuwe mu gihugu cyabo. Nubwo Abayuda bamwe basubiye i Yerusalemu, wibuke Ezira na Nehemiya, benshi ntibagarutse. Nuko rero igitabo cya Esiteri kivuga ibyo Abayuda bari batuye i Shushani, umurwa mukuru w'icyahoze ari ubwami bw'Ubuperesi. Abavugwa muri iyi nkuru b'ingenzi ni Abayuda babiri, Moridekayi na Esiteri mwene se wabo. Hanyuma hakaba n'umwami w'Ubuperesi wari ikigabo cy'igisinzi kitagira aho gihagaze muri iyi nkuru. Harimo nanone n'umutware w'Ubuperesi Hamani, umugabo ruharwa. Iki gitabo kiri muri Bibiliya rero giteye amatsiko, ahanini kubera ko nta na hamwe Imana ivugwamo, nta na hamwe bishobora kugutangaza nk'ikidasanzwe. Icyo mvuga, Bibiliya ntivuga iby'Imana, nyamara ubu ni uburyo bwuje ubwenge umwanditsi utazwi ndetse akoresha. Ni ubutumire bwo gusoma iyi nkuru dushaka kubona icyo Imana ikora, kandi hari ibi bigaragaza hose. Inkuru yuzuyemo amagambo yifashishwa adasanzwe, uruhurirane n'impinduka zitunguranye, kandi byose bikagufasha kubona umugambi w'Imana wigaragaza ariko yitagaragara. Reka twinjire mu nkuru. Iki gitabo gitangirira ku birori by'agahebuzo umwami w'Ubuperesi ategura by'iminsi mikuru 2 byamaze iminsi 187 muri rusange, kandi ibyo byose bigateguranwa intego yo kwerekana gukomera n'icyubahiro bye. Ku munsi wa nyuma w'ibirori, yasinze koko maze atumiza umugore we, umwamikazi Vashiti, ngo aze mu birori yerekana ubwiza bwe bose bamubone. Ariyangira, nuko mu burakari bw'ubusinzi umwami akura Vashiti ku bwamikazi maze ategeka iteka rihukiwe rigena ko abagabo bose bo mu Buperesi bahinduka abatware mu ngo zabo. Hanyuma ategeka ko haba irushanwa ry'ubwiza bw'abakobwa kubera ko yashakaga umwamikazi mushya. Ibi byabaye nk'imyiyerekano imara igihe. Nyamara aha nyine niho tubwirwa ibya Esiteri na Moridekayi. Esiteri ahisha umwirondoro we nk'umuyudakazi maze yinjira mu marushanwa y'ubwiza aratsinda. Nuko umwami akunda Esiteri cyane bituma amurutisha abandi bakobwa bose aba umwamikazi mushya mu Buperesi. Nyuma y'ibyo kandi atabipanze, bibaho ko Moridekayi yumva babiri bo mu barinzi b'ibwami bacura imigambi yo kwica umwami. Uko niko yamenyesheje Esiteri, nawe abimenyesha umwami, maze Moridekayi ashimirwa kuba yaratabarije umwami. Uhereye aha nyine bitangirira, Imana ntaho ivugwa, nyamara ibi byose bigaragara nk'ibyagenwe n'Imana. Ni iki Imana igendereye? Ugomba gukomeza usoma. Ukurikiyeho tubwirwa ni Hamani, utari n'Umuperesi mu by'ukuri. Avugwa ko ari Umwagagi, akomoka ku Banyakanani ba kera. Ibuka Samweli wa mbere umutwe wa 15. Umwami azamura Hamani amusumbisha abandi batware mu bwami, maze ategeka ko buri wese azajya apfukamira Hamani. Nuko Moridekayi yajya abona Hamani, akanga kumupfukamira, byumvikane ko ibyo byakongeje umujinya wa Hamani. Amenye ko noneho Moridekayi ari Umuyuda, Hamani abasha kwemeza umwami gusinya iteka riteye ubwoba ryo kurimbura ubwoko bw'Abayuda bwose. Kandi kugira ngo itariki yo kumaraho Abayuda yemezwe, Hamani ahiga gutanga impiya. Inzuzi zitwa Puri mu Giheburayo. Izo mpiya zibikira ubutaha. Amezi 11 ashize, ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa Hadari, Abayuda bose bazicwa. Hamani n'umwami baje kugira ibirori byo kwishimira icyemezo cyabo giteye ubwoba banywa. Nuko noneho amaso y'Abayuda bose bayahanga Moridekayi na Esiteri, w'ibyiringiro by'Abayuda byari bishingiyeho bonyine. Bemeranya ko Esiteri agiye gusobanurira umwami ko ari Umuyudakazi maze amusabe kuvuguruza rya teka. Nyamara gusanga umwami ubwe atabisabye, mu mategeko y'Abaperesi cyari igikorwa umuntu yicirwa. Mu nteruro ikomeye rero, Moridekayi avugana ubushizi bw'amanga ko nubwo Esiteri yakwicecekera, gutabarwa kw'Abayuda kuzabageraho guturutse ahandi. Nuko Moridekayi agitekereza aribwira ati, wamenye ute se? Ahari wabaye umwamikazi kugira umumaro muri iki gihe. Esiteri asubizanya ubutwari, maze agambirira kuzasanga umwami mu magambo yatangaje. Niba ari ugupfa, nzapfe. Maze mu bigiye gukurikiraho, tubona impinduka zihabanye n'imigambi ya Hamani. Esiteri yakiriye umwami na Hamani mu birori bya mbere, maze avuga ko ashaka kubasaba ibidasanzwe, ngo bombi bazazane mu birori bidasanzwe azabategurira umunsi ukurikiyeho. Hamani yavuye mu birori yasinze kandi areba Moridekayi ari mu muhanda. Nuko umujinya wamurenze, ategeka ko igiti kirekire gisongoye gishingwa kugira ngo Moridekayi azagishitweho mu gitondo. Birasa naho ibintu birushaho kuba bibi birenze urugero ku Bayuda na Moridekayi, ariko mu kanya nk'ako guhumbya, inkuru igahinduka. Icyabaye iryo joro nuko umwami atashoboye gusinzira maze asaba ko icyo gihe cyakoreshwa asomerwa ibitabo by'ubucurabwenge. Maze ubwo yumva ko Moridekayi yigeze gukiza umwami abashakaga kumwica. Yari yarabyibagiwe pe. Nuko mu gitondo, Hamani yinjira aje gusaba ko Moridekayi amanikwa. Maze umwami ako kanya
ategeka Hamani kubahisha Moridekayi ku mugaragaro kubera ko yamukijije. Hamani yagombaga rero kugaragira Moridekayi mu murwa wose ari ku ifarashi y'umwami, abwira bose ibyiza bye. Iki cyabaye muri iyi nkuru rero n'iki iki gitabo cyose gishingiyeho. Ni itangiriro ryo gutsindwa kwa Hamani no kugwiza imbaraga kwa Moridekayi. Itegereze uko ibi bigenze. Umunsi wakurikiyeho nibwo hari ibirori Esiteri yateguye. Nuko umwami na Hamani barahagera, maze Esiteri amenyesha umwami ko mbere ya byose we ari Umuyudakazi. Icya kabiri, ko Hamani yandikishije iteka ngo we ubwe yicwe na Moridekayi warokoye ubuzima bwe ndetse n'Abayuda bose bicwe. Ubu umwami yari yamaze kunywa bihagije, nuko yumvise ayo makuru arushaho gutwarwa n'isindwe ry'umujinya. Ategeka ubwo ko Hamani ashitwa kuri icyo giti gisongoye yari yateguriye Moridekayi. Ibi biratunguranye binateye ubwoba ko ari rwo Hamani aciriwe. Kumanikwa kwa Hamani nyamara ntabwo bikemuye ikibazo cy'iteka ryo kwica Abayuda bose, nuko noneho inkuru igaruka kuri Esiteri na Moridekayi ko bari gutegura uko bavuguruza rya teka. Basobanukiye ko umwami atahindura iteka ryamaze gusinywa, nuko rero ahubwo umwami aha Moridekayi ububasha bwo gutegura irindi teka rivuguruza irya mbere. Ku munsi nyirizina Abayuda bari bwicwe, ari wo tariki 13 z'ukwezi kwa Adari, ubu noneho Abayuda babwirijwe kwirwanaho bonyine no kurimbura uwahirahira ngo abice. Nyuma y'ubwo Moridekayi, Esiteri n'Abayuda ba hose barema ibirori n'iminsi mikuru kugira ngo bizihize iryo teka rishya, kandi Moridekayi ahabwa icyubahiro cyo kwicarana n'umwami. Amaherezo umunsi wa rya teka warageze, maze Abayuda bivuga hejuru y'abanzi babo. Icya mbere, barimbuye umuryango wa Hamani, banagenza batya abandi banyacyubahiro abo ari bo bose bafatanyije na Hamani kubagambanira. Hanyuma ku munsi wa kabiri, bahawe uruhushya rwo kurimbura uwo ari we wese wari ubafitiye imigambi mibi aho ari hose muri ubwo bwami. Ibi byashoreje ku byishimo no kwizihiza kubera ko Abayuda batabawe bakarindwa kurimbuka. Inkuru noneho ibara ibirebana n'uburyo Esiteri na Moridekayi banditse iteka rishyiraho Purimu, ibi birori ngarukamwaka bimara iminsi 2 byizihiza gutabarwa kwawo. Ubundi izina ry'uyu munsi mukuru rikomoka ku nzuzi za Hamani. Ibuka Purimu. Iki gitabo kirangiriza ku musozo mugufi ubwo Moridekayi yazamuwe ku mwanya wa 2 mu bwami. Maze noneho tugabwirwa ibyo gukomera kwe n'icyubahiro ubwo Abayuda bakomezaga gutera imbere mu bunyage. Noneho subiza amaso inyuma, urebe uburyo iyi nkuru yose yateguwe. Iyi nkuru yuzuyemo ibihe byabayemo ibitunguranye, ariko tubasha kubona uko inkuru yose yubakitse nk'ibinyuranye byabaga bigamijwe muri buri gace kayo. Icyubahiro cy'umwami n'umunsi mukuru n'amateka yandikishije byareberwa mu cyubahiro n'iminsi mikuru ndetse n'amateka bya Moridekayi bisoza. Esiteri na Moridekayi babanje gukiza umwami, nyamara ubu nyuma babashije gukiza Abayuda bose. Noneho hakabaho gukomera kwa Hamani n'inzandiko n'ibirori bibona ikinyuranye mu gukomera n'urwandiko n'ibirori bya Moridekayi. Hagati naho ubona Esiteri na Moridekayi bateganye byakorwa. Nuko noneho hakaza ibirori bya Esiteri kabiri byabaye nk'urubuga rw'impinduka zabayeho mu nkuru yose. Gucishwa bugufi kwa Hamani no gushyirwa hejuru kwa Moridekayi birashimishije. Ikindi gitangaje cyo muri iyi nkuru ni imyifatire ivangavanze y'abavugwa muri iki gitabo. Harimo kunywa gukabije n'uburakari, ubusambanyi n'ubwicanyi Moridekayi na Esiteri bafitemo uruhare, uretse n'inshuro nyinshi barenga ku bitegekwa na Tora nko gushaka abanyamahanga no kurya ibizira. Ubwo rero iyi nkuru ntabwo yerekana Moridekayi na Esiteri nk'ingero nziza mu myitwarire ngo bise naho ko bitwara kose gushimwa, ahubwo berekanwa nk'ingero nziza z'abishingikiriza Imana no kwiringira ibintu byakomeye. Iki gitabo cya Esiteri rero kigaruka ku bibazo twatangiranye. Ni impamvu ki Imana itavugwamo. Ubutumwa bw'iki gitabo busa naho Imana ibisa naho yatwihishe igihe abantu bayo bari mu bunyage, igihe batubahiriza ibyo Tora ivuga. Ibyo bivuze ngo Imana yaretse Isiraheli se? Imana yaba yararetse ibyo yasezeranyije? Nuko igitabo cya Esiteri kigasubiza kiti oya, kidutumirira kureba ko ibasha kandi ko ikorera no mu ruvange rw'imyitwarire idasobanutse y'amateka y'abantu, kandi ikoresha n'abantu batari basanzwe bafite imyitwarire iboneye iyo bayigandukiye kugira ngo isohoze imigambi yayo. Uko niko igitabo cya Esiteri kidusaba kwemera tukishingikiriza ku kugira neza kw'Imana no mu gihe twaba tutayireba, no kwiringira tutitaye ku bibi bw'aho ibintu bigeze. Imana ihora yiyemeje gutabara abayo. Ibyo bikaba ari by'igitabo cya Esiteri kivuga.